icyo mvuga nuko umuntu yagerageje byose kugira ngo yirwaneho abeho arame agere gute abone ibyiza, ariko nyamara ibyo bintu byose byagaragaje ko ntawe basha kumugeza nkuko twabisobanuye mu cyacu cyabanje. Umuntu yaragerageje akoresha umutima nama ntibyemera, umuntu aragerageza akoresha ubutware bw'abantu ntibyemera, bimuzanira gutandukana kw'indimi z'abantu. Ibya mbere byari byamuzaniye kurimburwa n'umwuzure. Ibindi donc n'Abisiraheli bagendeye mu mategeko, ibyo kwitondera amategeko byarangiye bose bambuye igihugu cyabo baratatana, ntihajya n'umwe uboneka muri cyo. Na Mose wari uhagarariye amategeko nayo ntiyageze i Kanani ngo byerekane ko nta umuntu yikoreye kibasha kumwegereza Imana. Ahubwo icyo Imana ishaka nuko umuntu niba afite ibimuhagije agomba kunyurwa nabyo. Ntabwo muri buno buzima, ntabwo hari igihe nsigaye numva abigisha ba none n'abantu bakora ya magambo yo gukomeza abandi muri motivation speeches, bose bumva bavuga ku kintu cyitwa success. Ukumva bashishikariza abantu kugera ku nzozi zabo, bashishikariza abantu ku maximiza potential zabo, bakabwira abantu kugera ku bintu bifuza kugeraho, gutunga byinshi kugira gute. Ariko nyamara umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu nagaruka atunga byinshi, ahubwo umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu nuko asubira amenya icyatumye Imana imushyiraho akakigenderamo. Umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu nuko asubira ku murongo wa originalite, ku murongo w'umwimerere Imana yashakaga ko umwana w'umuntu abamo. Yarawutakaje ku bwa Adamu ariko awusubirana ku bwa Kristo. Tuguhaye ikaze inshuti mukundwa ukundwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe no kubana nawe ku nyubako y'agakiza. Imana iguhe umugisha kuko wafashe umwanya wawe kugira ngo tubane. Duherukana tuganira ku nyubako aho twari turi ku rufatiro ubwarwo, tuvuga ku mugambi w'Imana igambiriye gukiza umwana w'umuntu ibikoresheje umuntu yatoranije, umuntu wemeye, umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yakuraho urubanza Adamu, kandi washobora no kuba yakunga umuntu n'Imana. Niyo mpamvu byagoranye kubona uwo muntu bikwiye, ku rugero rwatumye Imana ubwayo ibona ko ari ishobora gukora icyo kintu ku bwa Kristo, bituma yambara umubiri w'umuntu, iza gucungura umwana w'umuntu, kandi nayo yigaragaza ifite umubiri w'umuntu na kamere y'umuntu. Rero ndagira ngo n'ubundi tuganire, turacyari kuri urwo rufatiro, ariko noneho tunaganire twigiye imbere cyane ku nzira ijya ku musaraba, y'uwo mutambyi wari ubonetse, cyangwa se y'uwo muhuza w'Imana n'abantu wari ubonetse. Reka rero tubanze dusenge hanyuma tubone kuganira. Turagushimiye mwami Yesu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi utugirira, tugushimiye ko ari uduhaye umwanya wo kuganira kuri ibi byanditswe byera bituruta ubukuru. Turaguhendahenda rero kugira ngo ube kumwe natwe muri byo, utwigishe, uduhugure, utumenyeshe ubushake bwawe muri byose, ku bwa Yesu urakoze, amen. Tuguhaye ikaze rero nshuti mukundwa ukundwa n'umwami wacu Yesu. Ubwo twarukaga kuganira, twaganiriye n'ubundi ku rufatiro rw'inyubako y'agakiza. Gusa icyo nifuza kukumenyesha nuko umwana w'umuntu yakoze ibishoboka kugira ngo akunde abane n'Imana, ariko biramunanira, ntibyakunda. Ibyo yakoze byose by'imirimo ye, ibyo yakiranutse byose bushwambagara imbere y'Imana, biba n'ubundi ubwiza bwe bwose yakoze yagerageje gukora kugira ngo akiranuke umuhindukire ububore. Niyo mpamvu gukiranuka duhabwa na Kristo atari ugukiranuka kwacu, ahubwo ari ugukiranuka kw'Imana duhabwa kubw'ubuntu no kubwo twizeye Yesu Kristo. Rero icyo mvuga ni iki? Icyo mvuga nuko umuntu yagerageje byose kugira ngo yirwaneho abeho arame agere gute abone ibyiza, ariko nyamara ibyo bintu byose byagaragaje ko ntawe basha kumugeza nkuko twabisobanuye mu cyacu cyabanje. Umuntu yaragerageje akoresha umutima nama ntibyemera, umuntu aragerageza akoresha ubutware bw'abantu ntibyemera, bimuzanira gutandukana kw'indimi z'abantu. Ibya mbere byari byamuzaniye kurimburwa n'umwuzure. Ibindi donc n'Abisiraheli bagendeye mu mategeko, ibyo kwitondera amategeko byarangiye bose bambuye igihugu cyabo baratatana, ntihajya n'umwe uboneka muri cyo. Na Mose wari uhagarariye amategeko nayo ntiyageze i Kanani ngo byerekane ko nta umuntu yikoreye kibasha kumwegereza Imana. Icyo ni ikintu cyumvikana neza. Nta kintu umuntu yikoreye cyabashaga kuba cyamwegereza Imana, atari imirimo yo gukiranuka, atari ibitambo, atari imbaraga, atari iki, no, ahubwo bishingiye ku Mana ikiza, ku mugambi w'Imana. Imana ari ishaka umuntu.
rero nibyo n'ubundi tugikomeje kuganiraho kuri urwo rufatiro. Twari dukeneye udukiza kuko ibyo twakoze kugira ngo dukiranuke byanditse ubushwambagara, n'ibyo twagerageje nabyo nta kintu byabashije kutugezaho, ahubwo byatuzaniye umujinya gusa, kuko inyama n'amaraso bisa ntabwo bishobora kunezeza umwami Imana. Ni ukuvuga ngo Adamu kongera kwiyunga n'Imana akiri muri ya kamere, akiri muri wa muntu, akiri muri wa murongo yagenderagamo, ntabwo byashobotse, kandi n'uyu munsi ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu Imana yatekereje ikirutaho kuba cyiza, ntiyashima kongera gukorogoshora ngo ishakishe uburyo twakunda tukitondera ibyo ishaka, kuko byagaragara ko umuntu wamaze gucumura atashobora kongera kugendera mu murongo w'Imana. Irangije ihitamo gukuraho, guciraho iteka umuntu wa kera, ikarema undi muntu mushyashya binyuze muri Adamu wa kabiri. Imana y'ubuntu bwinshi tugiriye neza. Rero nk'uko nabisobanuye, nta yindi nzira tuzabona, nta yindi nzira ibaho, nta yindi nzira ishoboka yo kugira ngo umuntu yiyunge n'Imana bitanyuze kuri Kristo, kuko muri Yesu Kristo nimo agakiza Imana itanga kabonerwa. Niyo mpamvu umuntu wese atabanje no kumva ko akeneye gukizwa, n'ubundi ntabwo bishoboka ko ashobora kubona ko gakiza Imana itanga. Imana y'ubuntu bwinshi tugiriye neza. Rero turaganira n'ubundi ku nzira ijya ku musaraba. Inzira ijya ku musaraba turayitangirira mu gice cya Yesaya cya 52 umurongo wa 13, ariho havuga ngo dore umugaragu wanjye uzakora iby'ubwenge asumba abandi, azashyirwa hejuru akomere cyane nk'uko benshi bamutangariraga, kuko mu maso ye hononekaye ntihase naho umuntu nishe, yononekaye n'ise ntiy'abana b'abantu. Uko niko azaminjagira amahanga menshi, abami bazumirirwa imbere ye, kuko bazabona icyo batabwiwe n'icyo batumvise bazakimenya. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, nk'ishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Ku murongo wa 4 akavuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekerejwe nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Muri iyi nzira ijya ku musaraba, inzira ijya ku musaraba ni urugendo Kristo yakoze uhereye mu gihe cyo kuvuka kuzageza igihe azagera i Kalvari. Ni inzira yagenzemo imyaka 30. Reka mbyite gutyo kubera ko umwami Yesu tumuzi mu myaka 3 yonyine y'umurimo, ntago indi myaka ye y'ubukure Bibiliya itubwiraho ibintu byinshi, keretse mu gihe cy'imyaka 12 ibindi mu gihe yavukaga. Urumva donc nta makuru menshi dufite ku byerekeranye na Kristo, ariko yatwiyeretse mu myaka 3. Rero iyi nzira y'i Kalvari nayo, cyangwa se inzira ijya ku musaraba, turaza kuza kuyisobanura natwe tugendeye ku myaka 3 twabonyemo Kristo, cyangwa se Kristo yagaragariye cyangwa yakoreyemo umurimo we hano mu isi. Rero iyo myaka 3 umwami Yesu, dore nguyu ukuntu bamwerekana nk'umunyamibabaro wamenyereye intimba, nk'uwakuriye imbere y'umwami Imana ameze nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Bamutwereka nk'umuntu wari ufite mu maso hatuma tutamwifuza, bamutwereka nk'umuntu wasuzugurwaga, nk'umuntu abandi bimbaga amaso, n'umuntu natwe ubwacu tutubahaga. So rero iyo ni imiterere bamutweretseho uwo mugaragu w'Uwiteka. Ariko bageze hasi gatoya baravuga ngo nuko intimba zacu nizo yishyizeho, n'imibabaro yacu niyo yikoreye. No kuvuga mu yindi mvugo, iyi shusho yose idashamaje, iyi shusho yose y'ububi, iyi shusho idasobanutse, idateye kwifuzwa, Bibiliya idusobanuriye neza ko iyo miterere, cyangwa se mu maso ha Kristo ukuntu hagaragaraga, habiterwaga n'intimba zacu yishyizeho, n'imibabaro yacu yikoreye. Mu yindi mvugo, iriya shusho yari afite ni ishusho y'umwana w'umuntu, ni ishusho Adamu yari afite imbere y'Imana nyuma yo gucumura. Byumvikane neza, iyo shusho yo kutifuzwa, yo kwimwa amaso, yo gusuzugurwa, yo kutubahwa, ni ishusho y'igisuzuguriro yaterwaga nuko yamaze kwishyiraho kamere ya Adamu kuri we,
yishyizeho intimba, yishyizeho imibabaro, yikoreye ibicumuro byose bya Adamu, akabigendana mu nzira yagendagamo y'ubuzima. Yesaya abisobanura neza, aravuga ngo nyamara, uko nkuko tuvuga gutyo, nyamara ibyacu nibyo yari yishyizeho byatumye amera gutyo, Imana ibona ubwashe tugira neza. Donc inzira y'Ikaruvali Yesu yadukoreye iki? Yakoze igikorwa cyo kutwambura bya bindi twagendanaga. Ni ukuvuga ngo nawe yavukiye mu nzira ijya kurimbuka nk'abandi, kuko twese twari duciyeho iteka ryo gupfa dukomotse kuri Adamu, kuko ngira ngo muzi neza ko n'ubundi urupfu rutwara abantu batakoze icyaha gihwanye n'icya Adamu. Ibi byo ntabwo ndibuze kubitindaho, ko ingaruka z'icyaha zatugezeho tutaranakora ibyaha ngo tunabimenye. Niyo mpamvu rero ngira ngo tuvuge icyo Kristo yakoze mbere y'uko agera ku musaraba, ari cyo kutwambura intimba, ari cyo kutwambura imibabaro. Arangije agendera muri iyo nzira yacu, bituma agira mu maso hataraho kwifuzwa, aba umuntu w'igisuzuguriro, aba umuntu wo kwangwa, wo kwimwa amaso. Imana y'ubuntu bwinshi tugiriye neza. Yesaya anasobanura ko n'igihano kiduhesha amahoro nacyo cyari kiri kuri we. Urumva donc yakoze ikintu cyo kwambura inyoko muntu igeno yari ikwiye, cyangwa se urubanza yari iciriwe ari rwo rwo gupfa, akarwishyiraho, bikamuzanira kugaragara gutya mu maso y'umuhanuzi Yesaya wamurebaga, kuko Yesaya yamurebaga abivuga nk'ibyabaye, ariko nyamara bitaraba, kuko Imana ifata ibitaro nk'ibyamaze kuba, ukuboko kw'Imana n'ijisho ry'Imana byo bireba kure, ntabwo ndi bubitindeho. Hanyuma Kristo muri iyo nzira ijya ku musaraba agenda akora uwo murimo wo kutwambura bya bindi byose byagombaga kudutandukanya n'Imana. Icyo mvuga ngiki ni uko muri urwo rugendo yigiye imbere gato, yatangiye kugenda yerekana igisubizo azaniye umwana w'umuntu. Yatanze ubuzima aho bwari bwabuze. Ndavuga ku mukobwa wa Yayiro, ndavuga kuri urya muhungu wo kw'irembo ry'Inayini, ndavuga no kuri Lazaro. Yerekanye ko ari we bugingo. Donc yerekanye ko ikintu cya mbere Imana yari yabwiye Adamu uko kizamugeraho n'urupfu. Yamubwiye urupfu rwo mu mwuka, ariko n'urupfu rwo mu mubiri narwo rumugeraho, kuko byombi byagombaga kugendana. Hanyuma Yesu yaje yerekana ko ubuzima azanye muri we, cyangwa se umucyo azanye, ari n'ubugingo bw'abantu. Ubugingo bwari muri we bwari umucyo, ariko none n'umucyo yarazanye wari ubugingo bw'abantu. Niyo mpamvu yaje yerekana ko ya migisha Bibiliya itubwira mu Uwiteka wa 2:28 yo mu buryo bw'isi, Kristo nawe yaje yerekana ko afite igisubizo kuri ibyo byose. Ntabwo yatunze byinshi, kuko intego y'Imana ntabwo ari uko umuntu atunga ibintu byinshi. Nta nubwo igisubizo cy'ubu buzima ari uko umuntu atunga ibiruta byakeneye. Reka ahubwo icyo Imana ishaka ni uko umuntu niba afite ibimuhagije agomba kunyurwa nabyo. Ntabwo muri buno buzima, ntabwo hari igihe nsigaye numva abigisha ba none n'abantu bakora ya magambo yo gukomeza abandi muri motivation speeches, bose bumva bavuga ku kintu cyitwa success. Ukumva bashishikariza abantu kugera ku nzozi zabo, bashishikariza abantu ku maximiza potential zabo, bakabwira abantu kugera ku bintu bifuza kugeraho, gutunga byinshi, kugira gute. Ariko nyamara umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu nagaruka atunga byinshi. Ahubwo umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni uko asubira amenya icyatumye Imana imushyiraho akakigenderamo. Umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni uko asubira ku murongo wa originalite, ku murongo w'umwimerere Imana yashakaga ko umwana w'umuntu abamo. Yarawutakaje ku bwa Adamu, ariko awusubirana ku bwa Kristo. Niyo mpamvu turabo yaremye muri Kristo Yesu, turema imirimo myiza kugira ngo tuzayigenderemo. Hanyuma Imana mu bwinshi tugiye neza. Turacyari ku nzira ya Kristo ajya ku musaraba. Rero atwambura intimba zacu, atwambura imibabaro yacu, atwambura ubumuga bwacu, atwambura ubukene bwacu, atwambura amakuba yacu. Ibyo byose abyishyiraho, agenda abitwambura, adukiriza abarwayi, akiza ubumuga, akiza ibipfamatwa, akiza impumyi, yirukana dayimoni, akemura ibibazo by'umubiri, akemura ibibazo by'inzara, akemura ibibazo by'urupfu, akemura. Donc kwiyeretse nk'igisubizo cya buri kibazo cyose twatewe n'icyaha. Ndagira ngo tugendane ahantu byumve neza, kuko bifite inyungu ikomeye cyane. Yesu yatwiyeretse nk'igisubizo cya buri kibazo cyose twatewe n'ingaruka y'icyaha. Arakomeza
muri iyo nzira ijya i Karuvali, agenda ibyo bintu byose agenda abitwambura, arangije aza kuza kugera ku musaraba ubwawo, aho bya bintu byacu n'urwandiko rwaturegaga, kuko ntabwo ari rw'amategeko y'imihango gusa, ahubwo hari inzandiko nyinshi zaturegaga, hari ibintu byagombaga kudukurikirana, hari karande niko numva basigaye babyita muri iyi minsi, zagombaga kudukurikirana tubitewe n'icyaha cyakomotse kuri Adamu. Ibyo bintu byose Kristo arabizana abishyitsa ku musaraba. Imana y'ubuntu bwinshi nishimwe, kubera ko uwo musaraba wabaye iherezo ry'umuntu wa kera. Donc uwo musaraba wari uteye mu nzira yaturukaga kuri Adamu ijya kurimbuka, Kristo awushyiramo hagati kugira ngo uwo musaraba ube iherezo ry'inzira y'umuvumo yose ijyana ku rupfu. Ngiki kintu Kristo yadukoreye icy'ingenzi, arangije ashyiraho iherezo kuri Adamu wa kera, arangije ashyiraho inzira nshyashya igiye gukomoka kuri Adamu wa kabiri, umuntu avutse ubwa kabiri, abyawe n'Imana ubwayo bikomotse muri Adamu. Hagiye kongera kubaho recreation, hagiye kongera kubaho kurema bundi bushya, kuko inkomoko ya mbere imaze gucirwaho iteka kubw'umusaraba wa Kristo. Tuze gucikwa n'agace kacu gakurikiraho, umwami Yesu Kristo agumugisha. Nshuti mukundwa, turakomeje tuganira ku byerekeranye n'inzira ijya ku musaraba. Twari tumaze kuhagera mu gace kacu kabanje, aho umwami Yesu yari yamaze kwambura Adamu wa mbere, amaze kwambura inyoko muntu, intimba, imibabaro, ubumuga, ibibazo byose yatejwe n'ingaruka y'icyaha. Ni ukuvuga ngo mu nzira ijya i Karuvali, icyo Kristo yakoze, rurya rugendo Bibiliya itwereka ko ari urugendo Yesu yakoranye umusaraba, uvana aho yaciriwe urubanza kuza kugera ku musozi wa Golgotha. Ariko urwo rugendo ni urugendo Kristo ubwe yakoze, arimo yambura Adamu, arimo yishyiraho ingaruka, yambura umuntu ingaruka yatewe n'icyaha ngo zijye kuri we, hanyuma narangiza azishyirire iherezo ku musaraba. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Hano ndi kuvuga urugendo Kristo yakoze, ntabwo ndavuga urugendo rw'umunyabyaha asanga Kristo ku musaraba. Ibyo turaza kuza kubivuga mu gice cyacu kizakurikiraho, ariko ubu ngubu muri kino gice ndagira ngo twivugire ku rugendo rwa Kristo we ajya ku musaraba. Kristo rero aragenda agera ku musaraba, amaze kugera ku musaraba, iherezo ry'ingaruka z'icyaha cya Adamu zisigara ku musaraba. Icyo ndi buvuge ntago wenda sindi busobanure, ndagira ngo byumve neza, ntago ndi busobanure buri ngaruka yose yatewe n'icyaha uburyo Kristo yashyizeho iherezo, wenda ngo mpere ku kurya umuntu arushye, mvuge ku rupfu, mvuge ku burwayi, mvuge ku gupfusha, mvuge ku biki. Ibyo ntago ndi bubitangire ubusobanuro buri kimwe ukwacyo, uburyo Yesu agifitiye igisubizo n'uburyo yagishyiriyeho iherezo ku musaraba we. Ariko buri cyose gifite uburyo Yesu yagihaye essence, ko yagihaye ubusobanuro butandukanye n'uko twagifataga. Ari uburyo bw'imikorere yacu tuvunitse, ari uburyo bwo kurwaza, ari uburyo bwo gupfusha, ari uburyo bwo gusonza, ari uburyo buri kibazo cyose kigaragara nk'ingaruka y'icyaha umuntu yatewe n'inkomoko ya Adamu, Kristo yagihaye undi murongo, kigira ubusobanuro butandukanye n'ubwo cyari gifite mu gihe cyabanje. Niyo mpamvu mvuze ngo ntabwo ndi bisobanura byose, kuko ngiye kubijyamo naba ngiye guta umurongo w'inyubako nshaka kuzamura. Niturangiza igitabo cy'inyubako y'agakiza, tuzaganira ku byigisho wenda biri hanze ya bino twavuzeho mu nyubako, wenda bishobora kugenda bitugira umumaro nabyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero icyo nshaka kwivugiraho gusa ni Kristo wari umaze gushyiraho iherezo ku ngaruka z'icyaha ku mwana w'umuntu. Hanyuma ya nzira umwana w'umuntu yari arimo, Kristo afungura inzira nshya, inzira imeze nk'ikiraro, inzira imeze nk'urwego rutuma umuntu wari urimo atambuka ajya kurimbuka ahura n'urwego rw'inzira nshya imuhuza n'Imana. Iyo nzira rero ntabwo yagombaga kugendwamo na Adamu wa kera, ahubwo yagombaga kugendwamo na Adamu mushya.
ibi bintu kugira ngo ubyumve neza ni amagambo aboneka mu gice cya 8 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, aho hari abagira icyi bari baje kureba umwami Yesu, baza kuza kureba Filipo aragenda abwira Yesu ko hari abagira icyi bashaka kumureba, ariko umwami Yesu amubwira ko bidashoboka, ko badashobora kumureba keretse igihe azaba amaze kuzuka. Yarashatse kuvuga iki cyangwa se yasobanuye iki? Yahise abaza Filipo ngo ko se Filipo nturasobanukirwa? Ntabwo uzi ko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kadashobora kuvamo utubuto twinshi? Mu yindi mvugo yaramusobanuriye neza ko igihe cyose atarapfa, atarasoza umurimo we wo kurangiza urugendo rwe nka Adamu wa kabiri mu isi, adashobora, afite imbibi, afite limite, adashobora gukomokwaho n'urubyaro rwose rwa Adamu wari warazimiye aruguriye Imana. Donc yamweretse ko namara gupfa azabona uburyo bwo gushamikwaho n'utubuto twinshi nk'uko bigenda ku rubuto rwose. Iyo rupfuye rukajya mu butaka rukabora, iyo ruzutse cyangwa se iyo rwongeye kubaho ubuzima bwa nyuma yo gupfa, nibwo rushobora kuba rwabyara utundi tubuto twinshi. Ni nako Kristo rero yerekanye ko ubuzima bwari bugiye kubaho bwari ubuzima bugomba gukomoka mu rupfu rwa Adamu wa kera, hakaboneka kuvuka abana bashya bakomotse kuri Adamu mushyashya ari we Yesu Kristo. Imana n'ubuntu bwinshi tugire neza, kuko we yaraje ari umwuka utanga ubugingo, ntago yaraje ari ubugingo buzima. Donc twebwe twari twakomotse kuri Adamu, natwe twakomokaga nyine turi ubugingo, dufite ubugingo bukomoka kuri Adamu, dufite ubugingo buzima, ariko nyamara dufite ubuzima buzima, reka mbibwe mu mvugo yumvikana, ariko nyamara Kristo we yaje kuvivifia, kongera kubeshaho umwuka wacu wari warapfuye tubitewe no gutandukana n'Imana. So rero nicyo gituma Kristo yaragiye gukora ikintu gishya, ariko nyamara abantu benshi ntibagisobanukirwa kubera ko kitaba mu buryo bugaragara bw'amaso, ahubwo kibaho mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo umwuka wacu niwo ubyarwa, umuntu wacu w'imbere niwe ubyarwa na Kristo, akongera kuba kuwa mbere wacu yarapfuye kuba gutandukana n'Imana. So icyo mvuga ngiki, Imana ubwayo niyo yibyariye abana ibinyushije muri Adamu wa kabiri, atari Adamu wa mbere waciriweho iteka. Kuko uwa mbere urugendo rwe rwarangiriye ku musaraba n'ubundi, ariko urwa kabiri rutangirana no kuzuka kwa Kristo. Kuko buriya Kristo ari ku musaraba, iherezo rya Adamu wa mbere ryari risohoye rwose. Kuko Adamu wa mbere yaciriweho iteka muri Kristo Yesu, nko tubona mu gitabo cy'Abaroma, mu butumwa bwiza bwa Yesu, aho Pawulo yandikira itorero ry'Abaroma mu gice cya 5 akababwira ko Imana ubwayo yabumbiye abantu bose mu cyaha kugira ngo ibone ukwikiza bose. Rero iyo tubirebye tubona ko Imana ifite umugambi wo kongera kubeshaho urubyaro rwa Adamu, ariko ikabeshaho urubyaro rucunguwe, rutakiri urwo gucirwaho iteka n'icyaha cya mbere, rutakiri urwo gukurikiranwa n'umuvumo w'icyaha cya mbere, ahubwo ruvutse bundi bushya rubikomoye kuri Adamu wundi we wanesheje aho Adamu wa mbere yanesherejwe. Ni ibintu byumvikana neza, kuko nk'uko twabiganiriye hariho ubundi buryo Imana yari yaratanze bwo kugira ngo umuntu abeho ariko adaciriweho iteka, binyuze mu mutimanama, binyuze mu gutegekwa n'abantu, binyuze mu masezerano, binyuze mu mategeko, ariko ubwo buryo ntibwatanga igisubizo. Abantu bose rero babashije kwitondera ubwo buryo bwabanje. Ntimutekereze ko baciriweho iteka, ko ibyanditswe bihamya ko abantu batamenye amategeko bacira urubanza hadakurikijwe amategeko. Abamenye amategeko nabo bacirwa urubanza hakurikijwe amategeko. Hari bacirwa urubanza hakurikijwe umutimanama, hakaba bacirwa urubanza hakurikijwe amategeko. Buri muntu wese icyo yagiye amenya, icyiciro yabayemo, nicyo gikurikizwa hacirwa urubanza rw'uko yitwaye mu buzima bwe bwa hano mu isi. Niyo mpamvu nshaka kubamenyesha ko n'ubundi uko gucirwaho iteka kwakomezanyije n'umugambi wa Kristo ajya n'ikuzimu, yimenyesha imyuka yahoze ari imbohe. Iyo mvugo Petero yakoresheje mu cyacu cy'urwandiko rwe rwa mbere mu gice cya 3 umurongo wa 18 avuga ko yimenyesheje imyuka yari imbohe. Abanditsi benshi bakunda kubikoreshaho
ubusobanuro butandukanye, ariko icyo mpamenya ni uko Kristo ubu bwiyimenyesheje imyuka yari iri mu nzu y'imbohe, abamenyesha ko uburyo nyakuri bwo kwiyunga n'Imana bwabonetse, aribwo Kristo wayo, Mesiya wayo, urubyaro rw'umugore rwagombaga kumena inzoka agahanga, rwamaze kuboneka ari we Kristo, kuko Imana yabisezeranije mu buryo bwinshi kandi butandukanye mu bahanuzi bayo, mu bagabo yagiye ihamagara, ibibwira Adamu, ibibwira Seti, ibibwira Mose, ibivugira no mu kanwa k'abandi bahanuzi bagiye bakurikiraho. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Rero umwami Yesu ari ku musaraba yari amaze guciraho iteka, igihano cya Adamu wakoze icyaha, wacumuye, waguye, cyabonekeye ku musaraba kuri Kristo ubwo Adamu yahanwaga, ariko haboneka noneho no kuvuka bundi bushya kuko Kristo ari ku musaraba, inyoko muntu yari iciriweho iteka. Hanyuma Kristo amaze kuzuka, amaze kuva ikuzimu, amaze kwimenyesha imyuka yari imbohe, amaze gutsinda urupfu rwose, azamuka agiye kuba se, cyangwa se reka mbanze mvuge abanje kuba imfura mu bazutse, ariko noneho aba n'inkomoko nanone y'iby'Imana yaremye, aba n'inkomoko y'urubyaro rushya rugiye kuvukira muri Adamu wundi, ariho Yohana yanditse akavuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Akomeza avuga ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri. Ni mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, aho yavuga ngo icyakora bamwemeye bose, ni igice cya mbere mu 12, icyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ni urubyaro rubyawe n'Imana ubwayo, Imana yiboneye urubyaro rukomotse kuri Adamu. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza kandi Imana idufashe. Rero urwo rubyaro ni umugambi w'Imana wo kubona urubyaro rutari korompi, urubyaro rutononekaye, urubyaro rutononwe n'ingaruka z'ibyaha, ahubwo rwabatuwe rwose n'itegeko ry'umwuka wera ubatura abantu mu bubata bw'ibyaha bahozemo. Imana mu ijuru nihimbazwe. Rero icyo turimo tuvuga kandi icyo turimo dushaka ko wumva wenda muri kano gace kacu, kuko tuzaganira twigiye imbere ku byerekeranye n'intego z'umwami Yesu, ku mwana w'umuntu arimo asanga Yesu ku musaraba. Ariko ndagira ngo wumve, mu gusoza kano gace, ndagira ngo wumve neza ko icyaha cyatejwe n'umwe, cyakosowe n'umwe. Adamu wa mbere wari ubugingo buzima, amaze kubyara abana bakononwa n'ingaruka z'icyaha. Imana y'ubuntu bwinshi yatanze Adamu agendera mu nzira nk'iyo Adamu wa mbere yagendeyemo. Icyakora Bibiliya imuhamiriza ko atigeze kumenya icyaha. Birangira Bibiliya ivuze ko utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha, kugira ngo muri we twebwe ubwacu abari abana ba Adamu duhinduke gukiranuka kw'Imana. Wenda icyo cyo nagisoma gatoya, aho Bibiliya iduhamiriza ko utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Ndi mu rwandiko rwa 2 igice cya 5 umurongo wa 21 mu Bakorinto ba 2, ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo umwana w'umuntu yakoze kugira ngo akiranuke byagaragaye ko bidashobora kugera aho bimugeza. Imana ifata utarigeze kumenya icyaha mu byo yageragejwe mu buzima bwo mu isi, imuhindura kuba icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Noneho hagiye kuboneka abantu bafite gukiranuka ariko bahawe n'Imana, bambitswe n'Imana, baheshejwe n'Imana ubwayo. Imana yo mu ijuru idufashe kandi Imana iturengere. Rero ndongera kubivuga, umuhuza w'Imana n'abantu numwe niwe Yesu Kristo, we waduhaye kwiyunga n'Imana kandi agakuraho amakosa yacu, agakuraho gucyanirwa kwacu, akatwambika gukiranuka kw'iteka ryose. Gukiranuka si umwambaro gusa, ahubwo n'ibyo yakoze muri twebwe, aduha umurongo mushya. Turaza kuza kubiganira mu gice cyacu kizakurikiraho. Uwiteka Imana agumugisha kandi aguhire. Reka dusengane. Gusa ntuzacikwe kandi umenyeshe n'abandi bose bifuza, ubona bafite inyota yo kumenya, abatarabimenya, abatarabyumva, bose bashishikarire kumenya ibyo umwami ashaka, ashima, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese mu gihe cyacu cya none.
Uwiteka aguhire. Turagushimiye mwami Yesu kuko udukunda kandi utwitaho, tugushimiye ibyo wagambiriye byiza kandi byinshi kuri twebwe. Turaguhendahenda ku mbabazi zawe kugira ngo ibiruta ibyo tubasha kubwirana nk'abantu, Umwuka Wera abitubwire mu mitima yacu kugira ngo tumenye ibyo ushima n'ibyo ushaka kandi tubashishikare kubigenderamo ku bwa Yesu umucunguzi. Urakoze. Amen.